radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Shuti bakunzi ba radiyo u Rwanda, turabasuhuje. Nimugire amahoro n'umudendezo n'umutekano aho muherereye hose, haba mu Rwanda haba mu mahanga. Turabashuje kandi tuyifurije ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019, akaba ari kuwa kabiri. Turi ku isaha 12 z'umugoroba n'iminota 11 isaha y'Ipari. Nukuvuga ko i Kigali ni Bujumbura dufite isaha, mufite isaha ya saa moya n'iminota nyine 11. Reka rero kuri uyu mugoroba mbifurize ikaze nyine mu biganiro byacu. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti Iteganyabikorwa ry'Ishyaka ISHEMA ry'u Rwanda. Nkuko mumaze iminsi mubibona mubyumva, dukunze kuvuga ibitagenda mu miyoborere y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, dukunze kuvuga ibibazo biriho, tukabyamagana, tukavuga ko ibyo bintu bikwiye guhinduka, ariko si ibyo gusa kuko dutanga n'ibisubizo. Ibisubizo turavuga tuti ubutegetsi buriho buramutse kubisa agashyibuka bishyira mu bikorwa byaba ntako bisa, ariko niba bukomeje kunanirwa kubishyira mu bikorwa, bukaba bukomeje gutuma abaturage batagira umudendezo, nibuve mu nzira, abaturage baduha icyizere, hanyuma tubishyire mu bikorwa, ibibazo byose tubikemure. Reka nyuma yako karuhuko gatoya tugaruke, hanyuma twinjize umutumirwa wacu uyu munsi, tutangira ikiganiro cyacu nyine gifite insanganyamatsiko maze kubabwira, iteganyabikorwa ry'Ishyaka ISHEMA ry'u Rwanda. Muri kumwe na Juste Gahunde muri studio za radiyo u Rwanda. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Murakoze cyane kutuba hafi, kuba kuri radiyo yanyu, radiyo u Rwanda. Nkuko nari mbabwiye mu kanya rero, reka mpe ikaze umutumirwa wacu uyu munsi kugira ngo tubaganirire nyine ku iteganyabikorwa n'iki ishyaka ISHEMA ry'u Rwanda ryitegura gukora mu gihe abaturage bazaba barigiriye ikizere. Nyakubahwa Vena, ijambo ni ryawe niba utwumva. Ndabumva nyakubahwa Juste Gahunde, ndanabasuhuje kandi ndanabashimira kongera kuntumira kugira ngo tutangarize mu by'ukuri abanyarwanda badukurikira, tubatangariza iteganyabikorwa ry'ishyaka ISHEMA. Aba rero suhuje n'abanyarwanda nyine bose badukurikiye muri aka kanya. Murakoze. Urakoze cyane Vena Nkurunziza. Vena Nkurunziza rero mumaze kumumenyera, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka ISHEMA ry'u Rwanda, akaba by'umwihariko ari na minisitiri w'ubutabera muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Kuri uyu mugoroba rero twamutumiye kugira ngo
aganirire abatwumva abaduteza amatwi ibyerekeranye n'iteganyabikorwa ry'ishyaka ishema ry'u Rwanda. Reka nyakubahwa Venant Nkurunziza tudatinze tujye mu nsanganyamatsiko nyamukuru nyine nyirizina. Iteganyabikorwa ry'ishyaka ishema ry'u Rwanda nkuko turibona cyangwa se nkuko nabandi baba bararibonye, mu by'ukuri ryashyizweho umukono mu mwaka wa 2013 ishyaka ishema rikimara gushingwa. Ishyaka ishema rikimara gushingwa tukaba tubona ko harimo ingingo 10 turuze kureba nyuma nyine na filosofi bikubiyemo, ariko izo ingingo 10 harimo nko kuvugurura ubutegetsi bw'igihugu, harimo kugira ngo nyine bushingire ku mahame ya demokarasi, harimo kubaka ubutabera bubereye abanyarwanda. Ngira ngo ubutabera byo ni ikintu gikomeye cyane, kuko mu Rwanda ikibazo cy'ubutabera ni ingorabahizi bwakomeje kuzamba. Hanyuma harimo icyerekeranye ikibazo cyo gukemura ibibazo byabaye mu Rwanda, cyane cyane dushingiye mu kwibuka haraho tuvuga ko hazubakwa ingoro y'ubwiyunge kugira ngo abantu bya bindi bavuga ngo enterrer la hache de la haine, kujugunya burundu, guca burundu ukubiri n'amacakubiri cyangwa se n'urwangano. Harimo politiki y'uburezi, uburyo politiki y'uburezi twitegura kuyishyira mu bikorwa. Harimo gusaranganya imishinga y'amajyambere hirya no hino mu gihugu, aho kugira ngo ibintu byose byiza ubisanga i Kigali, ahubwo ugasanga n'ahandi hakazamo gusaranganya. Harimo ikijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, harimo n'ubuzima cyane cyane. Harimo byerekeranye n'amashyaka ya politiki uko azakora, ese ni gute kuntu tuzashyira mu bikorwa byerekeranye na demokarasi, guteza imbere demokarasi ariko ishingiye kuri multipartisme. Harimo ibyerekeranye n'itangazamakuru rizagira uruhe ruhare cyangwa se rizakora rite. Hazashyirwaho umutwe w'ingabo, se ikibazo cy'igisirikare umutwe w'ingabo bizaba bimeze bite, bizakorwa bite. Hari ingingo ya nyuma ya 10 harimo ikibazo cyo gucyura impunzi. Ishyaka ishema ry'u Rwanda naryo byatekerejeho, kikaba na cyari ikibazo kimaze kuba agateranzamba mu mateka y'u Rwanda. Izi ngingo uko ari 10 rero ndagira ngo nyakubahwa Venant Nkurunziza uzitunyurire, wenda tugende tuganira imwe kuri imwe udusobanurira. Hanyuma hari ibibazo abanyarwanda bibaza cyangwa se abazibuze kutwohereza ibibazo nabyo ndibuze kubikugezaho, hanyuma ubisobanure, tuganiriza abanyarwanda, tubagezeho neza uyu mushinga kugira ngo nabo bawugire uwabo, maze dufatanye urugendo. Reka rero ntagutindiye nguhe ijambo maze utangirire kuri izo ngingo 10, utubwire uko zimeze nkuko nyine zasobanuwe n'ishyaka ishema ry'u Rwanda. Murakoze cyane munyamakuru. Koko nk'uko biteganwa n'itegeko shingiro ry'ishyaka ishema, cyane mu ngingo yaryo ya 7 n'iya 8 ryashyizweho umukono n'abarwanashyaka b'ikubitiro kuwa 28 Mutarama 2013 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu, riteganya iteganyabikorwa ry'ishyaka ishema, kandi byaje kugarukwaho mu nama y'ishyaka yabaye kuwa 6 tariki ya 2 Werurwe mu 2013, ubwo ubuyobozi bukuru bw'ishyaka ishema bwasuzumanaga ubushishozi ibibazo bikomeye igihugu cyacu gifite biturutse ahanini ku butegetsi buyobowe n'agatsiko gato cyane kamaze kuzambya igihugu kugeza ubu, gakoresheje ikinyoma n'iterabwoba. Bityo rero mu rwego rwo kwitegura kuzahura igihugu no guhumuriza abanyarwanda, cyane igihe bazaba batugiriye icyizere tukayobora igihugu cyacu dukunda cyane, igihugu cy'amavukiro, twashyizeho intego ndetse twihaye intego ndetse dukora n'iteganyabikorwa. Ntabwo ari umuntu yahita ajya mu iteganyabikorwa izo ngingo 10 tutibukije n'ubundi abanyarwanda ko zizaba zishingiye ku ntego n'ubundi zigera ku 10. Muri zo harimo mu ntego 10 harimo ko tuzashyira imbere rwose demokarasi y'umwimerere igafasha abagize amoko yose y'abanyarwanda kwibona mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu no kutongera kwicana bapfa ubutegetsi. Ya kabiri,
tuzaharanira ko ubutegetsi buba ubwa rubanda aho kuba ubw'udutsiko runaka, ko rubanda iburagiza abishaka biciye mu nzira y'amatora adafifitse kugira ngo bayikorere, ko rubanda ishobora kubwambura abateshutse kw'izo nshingano zo kuyikorera kugira ngo iburagize abandi babishoboye. Intego ya gatatu ni uko tuzaharanira ko ubutegetsi butandukana kandi ubucamanza bukigenga mu gukiranura bene gihugu. Mu gukemura ibibazo, ishyaka Ishema ryashyize inzira y'amahoro imbere kugira ngo hatagira andi maraso y'abana b'u Rwanda. Tuzaharanira ko leta yubahiriza uburenganzira kavukire n'ubw'ikiremwamuntu uko bwakabaye. Tuzaharanira ubutitsa guteza imbere ubukungu bw'igihugu, usaranganya ibyiza byacyo byose mu bana b'u Rwanda nta vangura iryo ari ryo ryose. Tuzaharanira kunga bene gihugu no kubabanisha mu mahoro kugira ngo twese hamwe twiyubakire u Rwanda rujya mbere. Tuzaharanira iterambere ry'ibitsina byombi n'uburinganire mu nzego zose z'umuryango nyarwanda n'iz'ubutegetsi bw'igihugu by'umwihariko. Kuba buri muntu wese ari umunyagitinyiro bigomba kuba ihame mu banyarwanda bose, kandi uburenganzira ku buzima, ku mutungo, ku mutekano byabo bikaba ntayegayezwa. Cyanyuma nubwo atari cyo gifite uburemere buke, ni uko ishuri n'uburezi bizagirwa ishingiro rya Repubulika. Urakoze rero munyamakuru, ubwo noneho twajya twakwinjira mu igenamigambi, mu iteganyabikorwa ryacu nk'ishyaka Ishema, duhereye ku ngingo ya mbere ivuga. Wanyibutsa ingingo ya mbere? Urakoze cyane. Ndumva ingingo ya mbere ni kuvugurura inzego z'ubutegetsi kugira ngo nyine zishingire kuri ya mahame ya demokarasi. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Nibyo koko tuzavugurura inzego z'ubutegetsi tugamije ko zishingira ku ihame rya demokarasi, kuko nicyo kintu kiraje ishinga ishyaka Ishema. Ni muri ubwo buryo duteganya ko hazategurwa itegeko nshinga mbere na mbere rishimangira cyane cyane ihame ry'uko ubutegetsi nshingamategeko, ubutegetsi nyubahiriza tegeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza bwatandukana ku buryo bugaragara, nta rwego rwihaye gucecekesha urundi. Iyo bita principe de séparation nette des trois pouvoirs. Ikindi ni uko mu rwego rwo kurangiza burundu ibibazo byo kwikubira ubutegetsi na gatebe gatoki ya hato na hato, bikaba ari nabyo ntandaro y'amakimbirane adashira mu bana b'u Rwanda, hazashyirwaho uburyo bw'imiyoborere twise demokarasi y'impanga. Tukaba duteganya ko amasezerano hagati y'abanyarwanda ubwabo azayisobanura kandi agena inzira z'uko byashyirwa mu bikorwa nta bwikanyize cyangwa andi mananiza ayo ari yo yose. Nyakubahwa, demokarasi ishingire. Ndagira ngo mbere y'uko ukomeza tubanze turebere kuri kiriya cy'ubutegetsi gukora ku buryo ubutegetsi butandukana ku buryo bugaragara nkuko nyine nkuko tubivuga. Ubutegetsi séparation nette des trois pouvoirs, harimo nkuko dusanzwe tubizi, hariho ubutegetsi nshingategeko, hakabaho inyubahiriza tegeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Reka turebe, wenda ndagira ngo uko tugenda twavansa cyangwa se tugenda dutera imbere muri iki kiganiro, tugende tunareba uko byitwaye mu gihugu kugira ngo wenda binabashe no kutwereka ko uko tuzabikosora. Ngira ngo ubusanzwe uko mu miyoborere, kuko ngira ngo aho abantu bagomba guhera ni ukubanza kwibuka ko ubu buryo bwo gutegeka bwa demokarasi ntago ari ibintu mu by'ukuri, ntago byari biri mu muco w'abanyarwanda, ni ibintu abanyarwanda bigiye ku bandi.
kugeza uyu munsi wa none ujye mu bitabo ujye gusoma kubyerekeranye nuko ihame rya demokarasi ryagiye ritera imbere, hari abantu benshi cyane bagiye barinenga bakavuga ati ariko demokarasi nyine haba harimo abantu batora bagahitamo uwo bashaka kandi buri wese akaba afite ijwi rimwe enom inivwa, bati ariko iyo urebye abenshi iyo bishyize hamwe hari igihe nyine bagira dictature cyangwa se bagakandamiza abakeya, nuko ngo babashije kwishyira hamwe bakabatirika dutora ibi, nuko ko amajwi yabo agira agaciro kurusha ayabakeye. Ibi ngibi ugasanga nyine abantu bagira ariko bose barabinenga bagera nyuma bagasanga kugeza uyu munsi nta bundi bwoko bw'imitegekere bwari bwaba bwiza ngo bwegereze demokarasi cyangwa se buyirute. Nukuvuga ngo abantu bashobora kwishyira hamwe bakimabiriza bagajya mu ishyaka bagahimba amahame y'abazagenderaho bakagenda bagasansibiriza abaturage bakanababwira uko bizagenda abaturage bakabatora, iyo niyo demokarasi. Noneho rero tuzi nanone ibira hame ryo gutandukanya ku butegetsi. Hari ubutegetsi nshingategeko. Nshingategeko ngira ngo ni bita legislative niba ari ni inteko ishinga amategeko mu by'ukuri. Noneho hakaza n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, harimo guverinoma, kuko guverinoma yishinzwe kumereba ko ya mategeko yashyizweho yubahirizwa. Hakaza n'ubutegetsi bw'ucamanza, noneho ubwo akaba ari ubutegetsi buba buraho butegereje ko niba hari umuntu utayakurikije ya mategeko buza kubimubaza bukanamubwira buti bite, bukamugarura mu nzira, niko navuga bukamucyamura. Noneho rero vena nkuru nziza turebeye nko mu Rwanda uko bimeze, ubundi irindi hame rigaragara no mu nteko ishinga amategeko harimo no kubaza ubundi butegetsi bwose, kubabaza inshingano zabo ko bazigezeho. Dufata urugero, niba ministre agiye gutangiza uyu mwaka w'imari ugiye gutangira, ministre w'imari aragenda akajyana budget mu nteko ishinga amategeko akayisoma, abashinga amategeko bakamubazaho ibibazo ndetse bakaba bayemeza cyangwa bakaba banayanga. Si ibyo gusa kandi uyu umwe iri muri rwego nyubahiriza tegeko kuva kuri perezida wa repubulika kuba ministre kuba nde bose abameya nabandi abari mu nyubahiriza tegeko bose, uwateshuka ku nshingano ze cyangwa se akagaragaza ko hari ikibazo kidasobanutse, inteko ishinga tegeko iramuhamagara kugira ngo imusobanuze. Nyakubahwa Vena nkuru nziza, ugerekeneje kuri iyo nshingano ya nshinga tegeko y'abantu iriya nteko ishinga amategeko, ubona ari iki muri kino gihe kibura mu Rwanda kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa iri hame ryo ubutegetsi butandukana? Urakoze nyakubahwa umunyamakuru, ngira ngo nibutsa abanyarwanda ko iyi migambi cyangwa se iri teganyabikorwa twarikoze dushingiye mu by'ukuri uko tubona igihugu koko cyayoborwa neza, ariko dushingiye nanone n'ibiriho uyu munsi twebwe nk'ishyaka Ishema tubona bidahwitse. Muri byo harimo aho kugira ngo ubutegetsi uko ari butatu bube butandukanye, ahubwo ubutegetsi bw'agatsiko bwo buvuga ko ubu butegetsi bukwiye kuba bukorabora, bwigana uko bwategeka igihugu, ngo mu rwego ngo ko kwirinda ngo ko haba pararize di pouvoir. None uragira uti ubutegetsi nshingamategeko bwakwiye mu by'ukuri ubu cyangwa se na buriya bundi bwakwiye kuba bukora bute kugira ngo iyo demokarasi y'umwimerere uvuga ibe yajya mu bikorwa? Icyambere nuko kandi n'iki nyine kibura. Icyambere kibura umuntu wese yahita abona nuko mu by'ukuri contrôle parlementaire ntayo, biriya bikorwa abadepite cyangwa abahagarariye rubanda baba bagomba gukora kugira ngo ya guverinoma ishinzwe gukurikiza aya mategeko yashyizweho n'aba badepite uyu munsi FPR yarayikandagiye ku buryo abadepite batagifite ubwo burenganzira, ari nabwo mu by'ukuri butuma izi trois pouvoirs zitandukana. Ubundi mu by'ukuri abadepite bagombye guhamagaza guverinoma kugira ngo isobanure, non seulement isobanure uko irimo ishyira mu bikorwa aya mategeko cyangwa uko irimo ikorera inyungu za rubanda ishingiye ku mategeko baba batoye, ariko nanone n'ibibazo birimo byavutse icyo ari cyo cyose cyaba kibungamira za nyungu za rubanda bakisobanureho. Ibyo rero mu Rwanda ntabwo bibaho, ntabwo ari amakabya nkuru, ngira ngo birazwi, ntabwo abadepite bagifite ubwo bubasha. Usubije ijambo.
urakoze cyane, ntekereza ko ari ikintu gikomeye cyane, cyane ko hari n'ikindi kintu abantu bagomba kureba. Ikintu abantu bagomba kureba n'uburyo kiba ari abadepite bajyaho. Uburyo bari abadepite bajyaho, urabona ishyaka rigira ryari rikavuga ngo rikoze liste. Ibi ni ibintu bijya bikorwa mu hari ibihugu bimwe na bimwe bikorwa, ariko bitegereje imiterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda, twabiganiyeho ngira ngo urabizi nawe, twabiganiyeho tugasanga bidahwitse ko ishyaka rivuga ngo dushyizeho ngo abadepite abanaba, noneho abaturage bagatora ishyaka, ishyaka ryamara gutorwa rigafata ba bantu rikabashyira mu myanya. Nuko ugasanga nka Vena Nkuru Nziza ukomoka mu Bunyambiriri, niwe depite wa Kigali kandi nta hatuye, ntagize ate, cyangwa se ugasanga abantu bose bagiye mu myanya y'abadepite bitwa ko bahagarariye rubanda ari abantu batahatuye, batazi ibibazo mu by'ukuri bya buri munsi by'abanyarwanda. Ngira ngo ibi nabyo twabiganiyeho tuvuga tuti ni ngombwa ko bihinduka, abanyarwanda bose hakabaho za circonscription electorale, ko ati intara niba dufuza tuti na abadepite 60 tuzashyiraho cyangwa 90, akarere kagira abadepite bako batatu bagahagarariye, noneho nibagera mu nteko batanga ibitekerezo byo mu karere, ariko banumvikane buryo ki niba ari akarere kamwe imishinga igomba kujyamo kandi kakajyamo, buri karere kakaba gahagarariwe. Ngira ngo iki kintu nacyo ni ikintu gikomeye cyane, kinatuma umudepite cyangwa se wundi uri mu nteko ishinga amategeko yumva ko afite ubutegetsi ntawe abuca. Kuko tuvuga umudepite wa FPR, ari FPR yamushyize kuri liste, aba yumva ko ubwo butegetsi yabuhawe, cyangwa se ubwo butegetsi yarabuhawe, ntago ari ubutegetsi yatumwe n'abaturage. Bitandukanye nuko abaturage aribo baba bakwitoreye, ukagenda ukababwira, ukajya imbere mu gihe cy'amatora ukababwira uti ni mu ntore dore ibyo nzabagezaho, abaturage bakagutora. Iyo bamaze kugutora uzi ko boss wawe ni abaturage, kuko abaturage bashobora kugukuraho. Biranajyana na bya bindi wavugaga mu kanya mu iriburiro cyangwa se mu ntangiriro, aho wavuga guti rubanda ifite ubutegetsi n'ubwayo, ndetse ishobora no kubwambura abo ibona batari kubukoresha neza. Nyakuba Vena Nkuru Nziza wagira icyo bivugaho gatoya. Ikindi nabivugaho nyine nuko iriteganyabikorwa, reka nibura ndangize nk'iyi ngingo, uraza kubona aho twebwe duteganya ko icyo rwose kirasubizwa mu izi ngingo, nk'iyi ngingo ya mbere tunariho, ko abadepite cyangwa intumwa za rubanda zizajya ziba zihagarariye rubanda aho guhagararira amashyaka, bazajya batorerwa aho bavuka, aho bagomba guhagararira. Ubwo rero naringeze nyuma ya demokarasi y'impanga, mu by'ukuri duteganya ko kugira ngo demokarasi ishingire ku ihame ryo gusimburana ubutegetsi mu mahoro, ari byo bita principe d'alternance politique, bishoboke kandi bishinga imizi mu Rwanda, Repubulika ya kane ikwiye gushingira cyangwa igomba gushingira mu itegeko nshinga, igomba gushyigikira ko mu itegeko nshinga ko manda ya perezida wa repubulika ari imyaka 5. Niko twabyize, dusanga iyi myaka ishyize mu gaciro, ko nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu yemererwa manda zirenze 2, ko umuperezida uzagaragarwaho ndetse cyangwa uzahirahira gushakisha inzira zo guhabwa manda ya 3 azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Duteganya ko hazashyirwaho itegeko, ibintu byose mu buryo bwo kubiteganya, hazajyaho itegeko riteganya icyo cyaha twita icyaha gikomeye cyane, crime contre l'État, igena inzira, procedure izakurikizwa n'ibihano bikomeye bizahabwa nyiri gukora icyo cyaha, kandi ryerekane n'urukiko ruzamuburanisha n'uzaruregera. Ibyo rero nibutsa n'abanyarwanda bose ko uyu munsi bitariho, ahubwo ingingo ntibuka neza iyo ariyo itegeko nshinga ivuga ko perezida w'igihugu igihe azaba atarakurikiranwa akiri mu mirimo ngo atazaba agikurikiranwe. Noneho ukibaza uti se ko batateguye urukiko ruzamuburanisha ko ibyo byaha na procedure izakurikizwa, ugasanga rero ni ibintu
byo kubeshya abanyarwanda. Ikindi muri ubu buryo bwo gushimangira demokarasi y'umwimerere duteganya ko urabona ubukungu bw'igihugu ko bwifashe, twebwe twumva ko tugiriwe icyizere tugahabwa ubuyobozi rwose, guverinoma yaba yibumbiye yakwibumbira muri minisiteri 12 gusa. Naho inteko ishinga amategeko ikaba igizwe n'umutwe umwe gusa w'abadepite, duteganya ko sena yahita iseswa. Noneho nko kuri izo mpungenge wavugaga, hari aho duteganya ko mu iteganyabikorwa ryacu ku turere twitora zo bita circonscription electorale zigomba kuba 36. Muri buri karere hakajya hatorwa abadepite 2. Ni ikintu cy'ingenzi. Muri buri conscription hakava abadepite 2, abo bombi nibo bazajya baba bashinzwe by'umwihariko kuba abavugizi b'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bo mu karere bahagarariye, kugira ngo hatabaho kwibagirana cyangwa kuryamirana hagati y'uturere. Urumva ko iki kintu ari ikintu cy'ingenzi. Ikindi nuko hazashyirwaho inama y'ikirenga ishinzwe kurengera itegeko nshinga, yo twise conseil constitutionnel, igizwe n'abanyamategeko 6 b'umwuga, hakiyongeraho abakuru b'igihugu bacyuye igihe, bazaba bashinzwe gukurikiranira hafi uko itegeko nshinga ryubahirizwa, bagenzure ko n'andi mategeko atarivuguruza, bakore ku buryo n'ibindi byemezo by'abategetsi banyuranye bitaribangamira, kandi bazajya bagira inama cyangwa se basabire n'ibihano abategetsi batannye bagateshuka ku nshingano zabo mu buryo bwo kubahiriza iryo tegeko nshinga. Urakoze rero, kuri iki nicyo nabivugaho nyakubahwa munyamakuru. Urakoze cyane kugaruka kuri icyo kintu cy'ama circonscription electorale 36. Ngira ngo sinzi niba hari aho wibukije ko babiri buri karere kazaba kagizwe n'abantu 2 n'abadepite 2, ariko nabo bakaba ari umugabo n'umugore. Nibyo rwose nisuza kandi nta hantu nabivuze, ariko uko mu by'ukuri twimirije imbere uburinganire nabyo turi buze kubigeraho bw'ibitsina byombi, ndumva ntashidikanya ko ari uko bimeze. Urakoze cyane. Hanyuma rero ikindi ugarutseho nuko sena yavaho, nanjye niko mbibona, twese niko tubibona yose. Kare ugize ukumbwira uti jya wibutsa nawe ko abantu ko nubwo uri umunyamakuru ariko nawe uri umuyobozi mu ishyaka ishema ry'u Rwanda. Tuba twarabyiganiye hamwe, aho nzajya rwose nibagirwa jya nkosora n'ibyo munyamakuru. Nibyo. Sena mu by'ukuri niyo witegereje muri kino gihe wibaza icyo sena imaze bikakuyobera. Usanga ari ibintu byo gupfusha ubusa amafaranga y'igihugu gusa, abasenateri mu by'ukuri nta kintu bamaze. Nyamara uramutse uramforshije inteko ishinga amategeko, iriya nteko ishinga amategeko ikaba ari abantu baturutse muri buri turere, buri karere gahagarariwe, harimo abagabo n'abagore, ikibazo cyaba gikemutse, kuko ibibazo byose byo mu gihugu cyose byaba bizwi. Ntabwo abantu bajya bicarira i Kigali ngo bimagine ibintu bitabaho. Hanyuma ngira ngo hari wende ibindi, hari abantu bazangira bakajya batekerezaho, hari nkuko ugiye kuba ministre ugiye kuba ministre yagombye kuba yaratowe iwabo mu badepite, noneho akaba yasimburwa. Ngira ngo ibyo ntabwo twabifasheho icyemezo, ariko ni uburyo nabwo bujya bugaragara mu bihugu bimwe na bimwe, nko muri Uganda buriya nta muntu uba ministre ataratowe iwabo, baragenda bakajya mu matora y'abadepite. Niba iwanyu barabashije kugutora, perezida nawe akugirira icyizere, perezida akavuga ati yeye guhitamo government, abantu agiye gushyira muri guverinoma, areba abantu batowe iwabo, akabahamagara akabashyira. Nuko ngo buri mu ministre wese, kandi n'ibihugu byinshi cyane byo muri Commonwealth, u Rwanda rwo rwigiriye muri Commonwealth vuba, nta nubwo burya hari ibintu byinshi byo muri Commonwealth, hari umuco wa Commonwealth u Rwanda rutajya rukurikiza, ariko ibihugu byinshi cyane byo muri Commonwealth niko bigenda. Burya buri mu ministre wese aba ari member of parliament, nuko aba yaratowe,
aba yaratowe niyo bagiye gukora liste urabanza ukajya kwiyamamaza iwanyu, waba umaze gutorwa noneho perezida akavuga ati abaminisitiri akabahitamo, noneho ubwo kubera ko rero utashobora gufata imyanya ibiri, bashobora no gufata ya myanya yanyu bakaba bayisimbuza hakagiramo abandi, cyangwa se ministre akaba ari na depite, igihe inama yabaye akaba agomba kuba yicaye mu nteko ishinga amategeko nawe nk'umudepite nyine kimwe n'abandi. Bien sûr hakazaho ibindi byo kwita ku mishahara kugira ngo umuntu ataza kugira imishahara myinshi kandi akazi akora ari kamwe, niko navuga. Hanyuma rero ndumva ingingo ya mbere twaba twiganiyeho birambuye cyane cyane kubyerekeranye no gusimbura iriya hame ryo gusimburana ku butegetsi. Ihame ryo gusimburana ku butegetsi nduva twarivuzeho, wanavuze no kubyerekeranye n'urukiko cyangwa se uburyo bwo guhana icyaha ndengakamere, twavuze cya crime contre l'État. Ndagira ngo ubivugaho nanone nko mu munota umwe cyangwa iminota ibiri, iya crime contre l'État urumva iteye nyakubahwa Venant. Urakoze cyane. Urabona niba hari ikintu uyu munsi cyabaye umuco mubi ndetse ari nacyo burya gikurura ibibazo byose, ni ikintu cyo kugundira ubutegetsi kandi rimwe na rimwe nabukoresha nabi. Twaje rero kwiga nyine dusanga ko kugira ngo politike y'u Rwanda ibashe gukira, ibashe guhinduka, nuko habaho ikintu cyo gusimburana ku butegetsi. Ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko kuva ubwami bwabaho kugeza uyu munsi, perezida uvuyeho cyangwa umwami wavagaho, mpereye ku mwami, yagombaga kubanza gukorerwa umuhango bita kunywesha, ngira ngo ari nabyo byaje kudukurikirana. Yagombaga kubanza kwitwa, guhabwa amata menshi cyangwa inzoga akunda, urwagwa cyangwa se ubundi bwoko, bakayimusuka kugeza ashizemo umwuka, noneho umuhungu we akiba. Ndetse hari naho umwami aho kugira ngo akorerwe ibyo, yamaraga guhaga ibyo akunze, bakamwicaza hariya umuhungu we ugomba kumusimbura, agafora, akamuturitsa agatuza cyangwa agahanga, nuko akiba, akimira mu mivu y'amaraso. Ibyo rero na repubulika igeze, intwari zaharaniye repubulika zimaze gukosora icyo kintu cy'uko ubutegetsi bwari mu maboko y'umuntu umwe cyangwa y'inzu imwe bushyirwa mu maboko ya rubanda, nabo imyumvire yabo yo gusimburana yabaye mikeya. Urugero nuko perezida wari watowe n'abaturage Kayibanda Gregoire nawe yaje gufungwa ndetse guhagarikwa kurwa mu mirimo mu buryo budakurikije amategeko, ndetse aza no kwicwa adasimbuwe mu buryo bw'amahoro. Nicyo nshaka gutsindagira. Birakomeza, hajyaho perezida Juvenal Habyarimana nawe aho kugira ngo aveho mu mahoro, nyamara we ndibutsa ko yari yasinye n'amasezerano rwose y'amahoro y'uko ibintu byakwiye kugenda mu mahoro kugeza arangije manda ye ya nyuma, ntabwo FPR inkotanyi ziramumanura, indege zirayitwika, nuko birakomeza. Ubu rero tugeze kuri Paul Kagame. Paul Kagame arimo arabwirwa, arahamagarirwa n'abantu bose bagize opposition, by'umwihariko ishyaka ISHEMA, bataripfana baramubwira bati icyiza nuko twaganira, inzira dushyize imbere ni inzira y'amahoro, dushaka ibisubizo hamwe, turebe uko uyu muco mubi ugiye koreka igihugu cyacu warangira. Ariko nawe kugeza ubu ntabikozwa, bivuga ko wagira ngo ntabwo rwose arimo yigira ku mateka yabanjirije abandi. Nyakubahwa perezidante uyoboye ishyaka ISHEMA niwe wavuze ngo abatwa babisa basigajwe inyuma n'amateka, atari kwasanga rwose abantu basigajwe inyuma n'amateka ari nibyo nasanze ari byo rwose. FPR yasigajwe inyuma n'amateka ku buryo batabasha kumva aho amateka mabi yaturanze igihugu cyacu akigejeje, ku buryo bumva bakwikomereza muri ayo mateka mabi, uko gusigazwa inyuma n'amateka ukaba imbohe yayo, aho kugira ngo ushake ibisubizo. Ni muri ubwo buryo rero twarebye turavuga tuti icyiza noneho ni uko hajyaho itegeko ry'umwihariko riteganya ko iki
ikintu ari icyaha kandi kigahanirwa. Umuntu uhirahiye kwiba ubutegetsi rubanda cyangwa gushaka kwigundiriza ku butegetsi, rwose rubanda yajya ibumwambura ikaburagiza undi biciye mu iki kintu, aho uwo muntu agafatwa agahanishwa, agahanwa n'ibihano bizaba biteganijwe n'iyo tegeko ku cyaha twita icyaha gikomeye cyane, crime contre l'etat. Nkaba rero numva ko byose bikunze nta mategeko yabigena, nicyo ngicyo nabivugaho nyakubahwa munyamakuru. Iyo yari ingingo ya mbere. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri turavuga tuti tuzubaka ubutabera bubereye abanyarwanda bose. Tuzubaka rwose ubutabera bubereye abanyarwanda bose. Ibi ni ibintu biturimo, ni ibintu turajwe inshingano gukorera inyungu za rubanda. Ntabwo ushobora gukorera rubanda utayiha ubutabera, cyane cyane mu gihugu nk'icyo Rwanda, dushingiraho ku ihame ry'uko nyine leta ikomeza igihe cyose. Ari byo FPR itumva, itazi ko leta idapfa, leta idasaza, leta irakomeza. Bita principe de continuité de l'État. Repubulika ya kane yo yiteguye gusaba imbabazi ku mugaragaro kubera ibyaha bikomeye cyane leta yakoreye abanyarwanda kugeza ubu. Kimwe muri ibyo byaha bikomeye turimo tuvuga ni ukuba baragiye bicana, baragiye basimburana ku butegetsi bakoresheje imbaraga, bibye ubutegetsi rubanda, bakoze ibyaha bikomeye bya mpuzamahanga za jenoside n'ibindi byose. Icyaro cya jenoside burya leta ikigiramo uruhare. Ibyaha by'intambara, ibyaha byo kwibasira inyokomuntu, ibyaha byo kwiba ubutegetsi rubanda, iyo leta itabashije kwicisha bugufi ngo umukuru wayo cyangwa se abakuru b'iyo leta bapfukame hasi babwira abanyarwanda bati duciye bugufi, muturagije iyi imirimo ikomeye, ariko mbere na mbere ntabwo twakubakira ku kintu cy'icyuka cy'ikinyoma, twakubakira ku rwiri twarenzaho. Mu by'ukuri hari ibintu bikomeye, tubasabye imbabazi, tugiye gukora ibintu bishya, tugiye gukora ibintu binyuranye. Ngicyo mbere na mbere cy'ubutabera buvuga. Duteganya ariko ko ubutabera nyirizina rwose, imfungwa zose za politike zizahita zifungurwa, abafungiye mu mahanga bagasabirwa kujyanwa mu Rwanda, ikibazo cyabo kikaba ariho kigirwa. Urabizi nyakubahwa munyamakuru, n'abanyarwanda benshi, hari abanyarwanda benshi bafungiye ubu hanze kubera impamvu nyinshi, zirimo izo kutizera n'ubutegetsi bw'igihugu uyu munsi buriho, ko nta butabera babaha, ko babafunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abo banyarwanda baracyari hanze, bamwe ni abakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwari rwashyiriweho u Rwanda, Arusha muri Tanzania, n'abandi. Abo rero ikibazo cyabo gikwiye kurangizwa n'abanyarwanda bafite urukundo rw'abenegihugu, bashaka ubutabera bwa bose kandi ubutabera butaberanye. Noneho abarenganijwe n'inkiko z'agatsiko k'abanyamurengwe bagashize nabo bagomba kurenganurwa. Muri zo harimo gacaca n'inkiko zisanzwe zikoreshwa nk'ibikoresho kugira ngo bikize cyangwa se bahohotere uwo badashaka. Hazashyirwaho urukiko rwa rubanda ruzafatanya n'abanyarwanda bose, Loni cyangwa umuryango mpuzamahanga, inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, kugira ngo hashakishwe kandi hafatwe abantu bose bafite ibiganza bijejeta amaraso kandi bashyikirizwe ubutabera. Abajejeta ibiganza, abafite ibiganza bijejeta amaraso, yaba ay'abanyarwanda cyangwa n'abanyamahanga, abo bose mu buryo bwo gufatanya, urukiko rwa rubanda rugomba kuzababuranisha. Ariko cyane cyane bigakorwa kugira ngo harandurwe umuco mubi wo kudahana umaze kuba agatereranzamba mu Rwanda. Ndibutsa ko uru rukiko rwa rubanda rwateganywaga ndetse twasanze bitarindira ko rwose ishyaka ishema ribanza kugera ku butegetsi kugira ngo rikore iyi nshingano, kuko twasanze ko FPR umunsi ku wundi yiyemeje
gukoresha bwa butabera bwayo mu butegetsi ifite mu guhohotera rubanda, kubicira hanze, gushyiraho mandadare z'ibinyoma, ahubwo aribo bakwiye kuba bazihabwa, maze twiyemeza gutangiza urukiko rwa rubanda ari rwo umunsi ku wundi. Nubwo rimwe na rimwe rwagiye rugira ibibazo, ariko ndamenyesha rubanda ko urukiko rwayo rwatangiye imirimo, rwegeranya amadosiye umunsi ku wundi, rushyikirizwa ibirego n'ubuhamya, tukaba dutegereje umunsi runaka wo kuzarangiza iki gikorwa cyo gucira abanyabyaha bakoze ibyaha bikomeye, ibyaha mpuzamahanga nka za jenoside n'ibyaha by'intambara cyangwa ibyibasira inyokomuntu, gucirwa urubanza. Ikindi ni uko hategurwa ibiganiro bihuza abanyarwanda n'ingeri zose ku byerekeye imbabazi zidasanzwe, cyangwa se hagateganwa ibihano byoroheje bishobora guhabwa abakoze ibyaha bikomeye, bakaba babyemera bakanabisabira n'imbabazi. Ikiruseho ariko bakaba biteguye no gutanga umuganda wabo mu kubaka igihugu gishya. Abo bantu bahabwa imbabazi zidasanzwe kubera iyo mpamvu, cyangwa se ibihano byoroheje. Urakoze munyamakuru, ku ngingo y'ubutabera ndumva aricyo tuyiteganyaho nk'ishyaka ishema. Urakoze cyane Vena nkuru nziza. Nibyo koko hangaha harimo akagingo kare akerekeranye na urukiko rwa rubanda, ngira ngo rarusobanuye birambuye, ariko nanone wari umaze kuvuga ko na gacaca nk'abarenganyijwe n'inkiko z'agatsiko, wanatanze urugero ku nkiko za gacaca. Ngira ngo koko uzi ko hari abantu benshi cyane barenganyijwe muri ziriya nkiko za gacaca, hari n'abarenganuwe ariko batigeze babona n'indishyi. Ngira ngo muribuka ko muri ba bantu bose bari barafashwe bakarundwa mu magereza, u Rwanda ubwarwo rwemera ko hari ibihumbi 300, abantu 300 babaye abere muri gacaca, nyamara bari barafunzwe imyaka 10-15 ingahe. Intekereza ko ibyo nabyo tuzabisuzuma nabyo tukabireba kugira ngo abantu babashe guhumurizwa. Ikindi ni kiriya gikomeye mbona abantu bagomba gushyiraho akadomo, ni kiriya kijyanye n'imbabazi zidasanzwe cyangwa se ibihano byoroheje mu gihe abantu baba bagaragaje ko bifuza kubaka igihugu. Nacyo ni ikintu gikomeye kandi kigaragaza ko koko mwabitekerejeho, nako twabitekerejeho birambuye. Ingingo ya gatatu mu rwego rwo kwibuka amateka no gukumira umwiryane yaranze igihugu, hazubakwa ingoro y'ubwiyunge. Ingoro y'ubwiyunge kuri ingingo ya gatatu, nyakubahwa Vena nkuru nziza, ijambo ni iryawe kugira ngo ugire icyo bitubwiraho. Ingingo ya gatatu, ingoro y'ubwiyunge ariyo twita Temple de la Réconciliation, izubakwa. Ikigamijwe kirumvikana. FPR uyu munsi uzi ko yafashe abacu baguye mu ntambara, baguye muri jenoside, baguye mu buryo ubwo ari bwo bwose bw'ibyaha byakozwe n'abasirikare, byaba mu byaha byibasiraga inyokomuntu, maze ibitirira ubwoko bw'abatutsi, maze iragenda nabo barimo, maze iragenda ibishyira hariya aho bita ngo mu nzibutso. Mu by'ukuri wagira ngo ni inzibutso zigamije gusa gushaka gukurura imyiryane. Aha rero niho twavuze tuti tuzubaka iyi ngoro y'ubwiyunge nk'uko izina ribivuga, tugamije kunga abanyarwanda aho kubasenya, tugamije komora ibikomere batewe na leta rwose. Tujye umuturage biriya byo kwirwa FPR ibeshyera umuntu bakamufotora afite umuhorongondora bwicanyi, kandi bizi neza ko uwo muntu ari umwere ndetse ikaba imushyize no mu kaga. Twebwe tugamije komora, tugamije kunga abanyarwanda. Iyo ngoro rero izashyingurwamo abanyarwanda bose bazize intambara na jenoside guhera itariki ya mbere y'ukwa 10 1990. Abanyarwanda bose bazize agaherere, baraswe mu kivunge cy'abantu, barasiwe mu masoko, begeranijwe ngo ni amanama, bagaturiramo ibisasu n'amagerenade. Aba bose bagomba kuhashyingurwa.
abandi bazashyingurwamo ni ababaye abakuru b'igihugu bose. Imirambo yose yandagaye mu Rwanda no mu mahanga, by'umwihariko mu mashyamba ya Kongo n'ahandi hose hashobora kumenyekana, izatahurwa ishyingurwe mu cyubahiro muri iyo ngoro y'ubwiyunge. Abantu bazagaragaza ubutwari bukomeye kugeza bameneye amaraso igihugu mu bikorwa bigamije gukuraho iyi ngoma mpotozi y'agatsiko k'abanyamurengwe bagashize, nabo bazayishyingurwamo. Uko tubiteganya, ariko by'umwihariko byumvikane neza, ni ugushyingura, ntabwo rwose ari ugushyira amagufa y'abacu mu tubati dufite ibirahure kugira ngo buri wese ajye aza arebe nuko atahe agize icyo asinyira. Oya, twe ntabwo dushaka kubyaza umusaruro akababaro k'abacu. Turashaka ko akababaro k'abacu kadufasha kwiyunga no kurangiza ikibazo. Ntibikomeze uku FPR yabigennye. Naba ngusubije ijambo kuri iyi ngingo, ukanyibutsa indi ngingo, cyangwa se niba hari ikibazo tubaza, cyangwa se inyunganizi, cyangwa se n'abandi baba bakubajije, nabwo tugafatanya. Urakoze cyane Vena Nkurunziza. Ahangaha iyi ngingo iranakomeye cyane cyane ko ikurura ama emotion cyangwa se ibyumviro by'abanyarwanda bababaye kubera ibibazo banyuzemo. Kuvuga abakuru b'ibihugu ko bashyingurwa muri iyo ngoro y'ubwiyunge, imirambo yose yandagaye mu gihugu no mu mashyamba ya Kongo, ni ikibazo kubera ko ngira ngo ubona ko hakunze kuba ingorane iyo havuzwe ko hari abandi bapfuye batari abatutsi, cyane cyane FPR ibyo ngibyo iri allergique kuri ibyo. Ndetse wanabonye ko mu minsi yashize none ubu yatangiye umuvuno, isigaye igenda none igacukura abo yari yarishe, yari yaratabye ahantu hose, nayo ubu ngubu iri kubataburura ikavuga yuko n'abari abatutsi bapfuye. Nukuvuga ko yo yegeranyije imibare yose, ngira ngo mu minsi yashize hari abantu babyitayeho barabyitegereza, yo yegeranyije imibare y'abapfuye bose, ubu noneho abatutsi bararangiye, noneho FPR kugenda itabura nabo abo yishe b'abahutu, ku buryo nunabara ahubwo uzasanga abitwa ko ari abatutsi ubu ngubu babaye ibihumbi miliyoni ziri hafi kugera muri 2. Kandi nyamara ibarura rigaragaza ko mu gihe cya jenoside abatutsi bari bataragera kuri miliyoni. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye, ariko ikigamijwe ahangaha kubera ko ari ukunga, ari no kugira ngo abantu bamugane ibyo bintu binave mu nzira. Ese abantu bazakomeza kwanika uduhanga muri za etageri no mu ntuza ngo no kugira ngo batire sympathie y'abanyamahanga, usanga mu by'ukuri nta gaciro bifite. Reka twigire ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 iravuga ku byerekeranye n'uburezi. Politiki y'uburezi izagirwa ishingiro rya Repubulika. Ijambo ni ry'abanyakubahwa Vena. Politiki y'uburezi izagirwa ishingiro rya Repubulika. Kubera iki tutavuze ikindi kintu? Mu by'ukuri u Rwanda rufite ikibazo gikomeye, icyagakwiye kuruzahura, icyagakwiye guteza imbere u Rwanda nicyo kirimo cyicwa n'ubu butegetsi buriho, ubutegetsi bwa FPR. Uburezi guhera muri 1994 nta uzi niba rwose yakwita uburezi cyangwa uburere n'uburezi, nta uzi niba yatinyuka kubyitira izina. Tutabeshyanye, tutabyise ibintu by'amakabya nkuru, twebwe tubivuga twize muri systeme yabo. 94 ubwo uzi nari ndi mu mwaka wa kangahe nyakubahwa munyamakuru? Tubwiye ushobora mwaka wa 4. Mu mwaka wa 4 primaire cyangwa secondaire? Mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Nukureba washaka yakwi nibyo birumvikana. Oya nibyo, ariko nuko icyo bishatse kuvuga nuko iriya system urayizi, wayikuriyemo, wayibayemo. Ijambo ndari gushubije. Nayikuriyemo, nize mu gihugu cyacu, bampa ubwo burezi bwabo batanga, mbigereranya n'ibindi bihugu uburezi bwabyo uko bikora, mbigereranya na Afurika y'Epfo nizemo, mbigereranya n'igihugu cya Malawi nabayemo nkagisuzumana ubushishozi, mbigereranya n'igihugu cy'Ubwongereza nabayemo, mbasha kubona ko u Rwanda rurimo ruraroga abana barwo, rurimo ruraroga systeme yose, rurimo rurasenya igihugu bishingiye mu burezi bubi, sibyo?
abarimu ntagiye mu mateka cyane, abarimu bahatirwa kwigisha mu rurimi batazi batumva kubera guhindagura porogaramu. Abanyeshuri aho kugira ngo bubake sisiteme ibasha kubaha ubumenyi bw'ibanze basobanukirwe n'umwuga bize, babaha gusa ibintu amaporogaramu avangavanze batitaye ku kazoza kabo cyangwa se ikizabagirira umumaro kugira ngo babashe gukorera igihugu cyabo. Ugasanga hari nka porogaramu zishobora gufata ibyo bita shimi bakabivanga na geography, bakabivanga n'amateka. Mbese munyamakuru, waba ukeka ko mbeshya? Wowe udufashije shimi, geography n'amateka byazagirira iki akamaro umwana ko kuri mu byiga? Ibyo bintu bihabanye ni ibintu ubona ari zera porogaramu za FPR nyine wabonaga ko ari ibintu bitasobanutse. Bagiye bafata porogaramu nyine, utanze urugero nko kuri shimi, amateka, bagafata shimi bakayivanga n'amateka na geography. Mu by'ukuri ibintu uretse ko umwana hari ibintu do base agomba kumenya. Ntekereza ko ari cyo kintu bagombaga kureba aho kugira ngo bajye kore izo bintu bize nka specialisation zidahuye na 12 ndetse ni nabo bonyine bazigira. Ariko ibyo byigirwa mu byo twitaga byakwiye kwigirwa neza mu buryo bw'umwihariko mu kiswe tronkome. Muri tronkome no mugatoranya ibintu so kuguca mu ijambo rwose no kukwirutsa. Nibyo navuga. Ubutegetsi, uburezi bwiza, hari ibyo abana bagomba kumenya bakiri batoya byo muri tronkome cyangwa se muri primaire. Hari ubumenyi rusange bwose umwana agomba kubumenya, none uko agenda akura bakurikije icyo babona ari kugenda agiramo ingufu kurusha ikindi, akaba ariho bamwerekeza. Ariko ntabwo bafata geography ngo ihuze na chimie. Birashoboka keretse uramutse uvuze geologie, uramutse ufashe kuko geologie na chimie araho bijya guhurira, kuko geologie n'ubumenyi bw'ibigize ubutaka, none ukareba na phénomène chimique zirimo, ibyo wenda byakumvikana. Ariko se none wongeyemo amateka, none ubugire cyane n'ugiye gukora amateka geologique kugira ngo uvuge uko isi yagiye ihinduka na bya changement na tectonique du tertiaire uko byagiye biba. Mu by'ukuri wowe utegereje ubona harimo ikibazo kibura, hari ikintu kibura muri buriya burezi. Ijambo ni ryawe. Ukurakoze urwo rwari urugero, hari izindi nyinshi. Hari uko abarimu bafashwe, uzi uko umwarimu ahagaze, ubuze umushahara bamugenera. Ibyo byose byangije uburezi bwacu. Ibyo ni ibintu twabonye, ni ibintu twabayemo, ni ibintu tugereranya by'umwihariko n'ibindi bihugu. None igihugu cyacu gikunze kuvuga ngo ni ubudasa, bujye buba ubudasa bw'iterambere, bwe kuba ubudasa mu bintu byo gusubiza igihugu inyuma. Twikomereze mu burezi. Twebwe duteganya ko mu rwego rwo kubigira ishingiro rya Repubulika, abarimu bose bazitabwaho ku buryo bw'umwihariko, kuko burya twasanze byose bitangirira mu ishuri. Perezida aba perezida kubera ko yanyuze mu ishuri. Ntabwo perezida ari umuntu umanuka mu ijuru, ntabwo minisitiri amanuka mu ijuru. Minisitiri yiga amashuri abanza hariya mu tugari twa hehe simbizi, tugari mu midugudu yose y'igihugu, ahantu hasi mu ishyamba, aho twita mu gakombe. Ni abantu bavukaho bakahigira amashuri abanza, bakigishwa na mwarimu, bakabigisha kwandika kugeza babaye abashakashatsi, cyangwa se bavutsemo abandi barimu ba kaminuza, abaperezida, abaminisitiri. Nguwo umwarimu, uyu muntu akwiye koko guteshwa agaciro. Mwarimu agomba kwitabwaho kuko byose bihera mu ishuri. Mwarimu rero, iteganyabikorwa ryacu y'ishyaka Ishema tuvuga ko azahabwa umushahara ukwiye, ahabwa ibikoresho bimufasha gutunganya inshingano ze, kandi yongererwa agahimbazamusyi n'andi mashimwe anyuranye. Ku bakora neza kurusha abandi bazajya bahabwa izo
utwo duhimbazamusyi. ngira ngo ibingibi hari naho twakwigira ku bindi bihugu nka bino bihugu byo muri za Scandinavia cyangwa se no bino bihugu byateye imbere, usanga uburezi babwitaho cyane ndetse ku buryo abantu bose bifuza kujya mu mwarimu mu burimo w'uburezi. Akaba ati harimo byinshi bikururamo, hari byo kuba umwarimu ari wa muntu ufite principe, ari wa muntu ufite imico myiza, ari indakemwa mu mico no myifatire, ari wa muntu wubashywe kandi wiyubashye. Ibyo bintu akaba ari ibintu bikomeye. Ngira ngo tugarutse aha ngaha reka turebere nk'ejo bundi mu Rwanda wagiye kubona bashyizeho ngo mesure ngo yo mu rwego rwo hejuru cyane, ngo mu rwego rwo kugira ngo uburezi ngo butere imbere, ngo abana bazajya bajya kwiga ngo uburezi ngo bazajya bahabwa buruse zitazishyurwa. Ibyo bintu nyakubahwa ngira ngo warabyumvise cyangwa warabikurikiye. None ukibaza uti ese aba bantu bavuga ngo kugira ngo uburezi ngo bwiyongere ngo butere imbere ngo abana bazajya bahabwa buruse ngo z'ubuntu, ikibazo gihari koko nuko abana bajya kwiga education nuko bahabwa buruse bazishyura. Ikibazo ndagira ngo nawe use n'ukitusubizaho nyakubahwa Vena. Ongera ukibaze neza numve, ntabwo nabashije kukumva, wacitse. Hari ikintu cyabaye ejo bundi berekanye, bavuze cyane byaragaragaye mu binyamakuru by'i Kigali ngo ministeri ngo yavuze ko noneho ngo mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere uburezi ngo abana bazajya bajya kwiga education ngo bazajya bahabwa buruse batazishyura. Bo ntago bizaba inguzanyo ngo bazajya bahabwa ngo bazabemererwa kujya kwigamo, ariko nta donc bahabwe buruse itari inguzanyo. None ukibaza uti ese aba bantu bafata ibyemezo kuko bamaze kwiga ikibazo, bizi ikibazo, barebaho ikibazo giherere, bareba umuzi wacyo, none bafashe wajya kuvuga ngo abana niba ugiye kubaha iyo buruse, ubundi se abarimu bananirwa kwigisha neza kubera yuko bari kunanizwa na buruse bahawe, ubu bakaba bari kuyishyura. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Ndahera ku kintu kimwe, mbwira abanyarwanda nako bose batwumva, ayo nama yeri nuko bazi ko umwarimu nyine yagizwe umuja, yagizwe umucakara wo kugumya gukora izo inshingano zo mu rwego rwo hejuru, inshingano zo mu rwego rw'ikirenga, nyamara ntacyo amariwe. Barasanga rero mu minsi iza nta muntu uzajya wiga ubwo burezi, nta muntu uzajya wiga iyo education, nta muntu wabishoramo amafaranga ye ngo yirihirire ishuri ngo ariga uburezi, kuko sinshobora kwiga ngo ndangize njye gukora akazi ntahemberwa, umfata nabi, uncunaguza, unyima umushahara, unkata amafaranga ntanga mu mashyaka yanyu ya FPR. Ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Nicwa n'inzara nanjye nzahitamo za fakirite nshobora kugira icyo nkora, niyo ntagikora mu Rwanda ntagikora no hanze kambeshaho. Icyo nicyo cya mbere jye nabivugaho, ni ukugira ngo bakurure abana bo muri rubanda igoka kujya kwiga ubwo bwarimu, bazajye n'ubundi kwigisha ku buntu, mu buryo bw'ubucakara, mu buryo batabihemberwa. Nicyo mu by'ukuri bagamije. Nayita mu by'ukuri gukurura abantu kwiga umwuga udakunzwe, sibyo? Ariko FPR nyine naho ngaho yicira ibintu, ese ibona ikibazo nyine ari aho ngaho kiri, naho yakemuye ikibazo n'ubundi iracacurika ibintu, babyita kuguma mu makosa. Aho yakemuye ikibazo cy'umwarimu ngo umwuga w'ubwarimu w'umwuga ukunzwe, umwarimu yongere yubahwe nk'uko yari yubashywe kera. Wabonaga umuntu wese ukumva ko umwana avuga ati jyewe nzaba mwarimu. Mwarimu yagiraga inzu, niwe wabashaga kubaka inzu yitegura cyangwa y'ibati. Ibi byose bitaraza byo gusenyera abantu ku ngufu, we yabaga ari umuntu wubashywe ufite iyo nzu, yabaga ari umuntu wifite moyen de transport ye, igare nibura mu giturage, atavunika, arya abasha kwigurira umuceri, ibirayi, amavuta, rwose nta kibazo na kimwe umwarimu afite, azinduka akajya ku kazi ke yishimye. Ariko ubu siko biri. Niyo mpamvu barimo bakurura abana ba rubanda rugufi ngo barebe ko aribo bajya bakora uwo mwuga.
nyamara uyu mwuga barimo barawutesha agaciro, nyine nibyo twahereyeho, ari wo mwuga uhatse indi yose, ari wo mwuga utuma tuba abo turi bo. Umwarimu niwe ugomba kwitanga, agatanga umutwe we n'amaboko ye, umutima we n'imbaraga ze zose, akibagirwa umuryango we kugira ngo nkunde nzabe umunyamategeko, nzabe umucamanza mwiza, nzabe perezida, nzabe minisitiri. Ibyo byose mbikesha mwarimu. None njye gusuzugura mwarimu wangejeje aho ngeze, ibyo koko iyo ni politike? Nta nubwo ibintu mu by'ukuri bikwiye kugorana kubyumva. Nkaba rero mbona ibyo byo kuvuga ngo umwana yakwigira ubuntu. None se mbaze FPR irumva ko noneho abaganga bo badakenewe? Irumva ko abazakora mu mabanke, abazajya mu mirimo inyuranye y'igihugu bo badakenewe, ku buryo yajya gukemuza ikibazo ikindi? Urakoze cyane Vena nkuru nziza. Tugarutse rero kuri iri teganyabikorwa, hari aho tuvuga tuti abanyeshuri bose b'amashuri abanza n'ayisumbuye bazahirirwa na leta, kandi kugira ngo uburere bw'abana biga mu mashuri yisumbuye na leta burusheho kugira ireme bazacumbikirwa, bagaburirwa, bya bindi bita interna. Iki kintu cya interna cyo ngira ngo hari icyo wakivugaho? Nibyo rwose, twarasuzumye dusanga tugereranije uburyo bw'ibihugu n'ibindi cyangwa se systeme n'izindi, twasanze iyo abana bari mu mashuri, abarezi bafite urukundo babasha kubakurikirana umunsi ku wundi, bakagira uburere kandi bakagira n'ubumenyi. Ubwo rero bituma abana bagaburirwa, bikamenyekana neza ko abana barya, bakaryama haheza hasukuye, kandi bakagira nyine ubwo burere. Noneho bakabona uko bazinduka cyangwa se bakora amayetide yabo y'umugoroba, bizwi neza, babihagazeho abo barezi babo. Ni iki ngiki nabivugaho, nkaba mbona bizazamura ireme ry'uburezi. Koze cyane. Hanyuma abanyeshuri b'amashuri makuru na kaminuza bazahabwa buruse, inkunga cyangwa inguzanyo mu buryo bwubahirije amategeko, nta gusumbanya abana hashingiye ku bwoko, akarere cyangwa ubutoni. Mu rwego rwo guha buri munyarwanda ubumenyi n'ubushobozi bwo kubona umurimo wamubeshaho mu Rwanda, leta izashyiraho amashuri y'imyuga ajyanye n'igihe tugezeho. Ngira ngo wakomeza nawe. Nibyo, urumva impamvu y'icyo, ariko hari abantu baba batarabashije kwiga aya mashuri twakwita les écoles classiques, bakeneye mu by'ukuri kwishakira umwuga. Ibi byose leta izabisuzuma kugira ngo abanyarwanda bafite ubushobozi bihangira imirimo, babone uko bakora imirimo se bahawe ibintu nk'ibyo. Aho guhindura urubyiruko nk'imfungwa mu gihugu cyabo, duteganya ko hazashyirwaho politike rusange yo kuborohereza gusohoka mu gihugu bagiye guhaha ubumenyi no gukora indi mirimo mu bihugu duturanye no mu mahanga ya kure, hagamijwe kwinjiriza igihugu amadovize menshi yakoreshwa mu kwibeshaho neza n'imiryango yabo no mu iterambere ry'igihugu. Iki kintu nagira ngo nibutse, dufashe urugero rw'Ubushinwa. Burya Ubushinwa mu by'ukuri bwafunguye amarembo, ubita Mao Tse-tung yararebye asanga ndetse n'abari baramubanjirije bikwiye ko Abashinwa bajya guhaha ubumenyi d'abord, bakagarukana ubwo bumenyi bagatangira kubushyira mu bikorwa mu gihugu cyabo. Ni muri urwo rwego Abashinwa batangiye inganda nto bigana abandi. Mu Rwanda rero nahangaha ntekereza dukwiye guhera aho kuryaryana, tukarera abana dukurikije ibikenewe, kandi ibyo tudafite, ibyo tudashoboye tukabohereza hanze bakahiga cyangwa bakajya no kuhakora, kugira ngo ubumenyi bwiyongere, tubone uko dukemura ikibazo cy'ishoramari. Ntabwo mu by'ukuri ishoramari rishobora kubakirwa mu cyuka gusa, bigomba kubakirwa ku rubyiruko, rukarerwa neza kandi kubera iyo mpamvu. Ukarerwa kubera iyo mpamvu, ntubarere gusa ubaha geography, ubaha chimie na biologie icyarimwe, bidafite ahantu mu by'ukuri bizahurira. Mu rwego rwo kubona rero nyine abatekinisiye bahambaye n'inzobere kabuhariwe mu gukemura ibyo bibazo, leta
izatuma abana bayo guhaha ubwo bumenyi. Hazashyirwaho ishuri rikuru ritegura ku buryo bw'umwihariko abashaka kuba abayobozi bakuru cyangwa gukorera igihugu mu nzego zinyuranye. Ibi ngibi ni ikintu gikomeye kuko ni byiza gutanga ubumenyi buhagije ku bana mu by'ukuri bafite ubwenge bashaka gukomeza amashuri yabo, yaba ari amashuri ya politiki cyangwa ari amashuri y'amategeko. Iri shuri rikwiye kubaho kugira ngo risove abanyarwanda, kugira ngo imitegekere yinjire mu mitekerereze, yinjire no mu mikorere, bigomba guhera mu ishuri nk'uko twabivuze. Urakoze. Ahari twafata indi ngingo. Urakoze cyane Vena nkuru nziza. Reka mbere yuko dufata indi ngingo, reka dufate akaruhuko gatoya k'umunota umwe, hanyuma tugaruke dukomereza nyine ku ngingo ya gatanu. Inshuti bakunzi ba radio u Rwanda, nabamenyesha ko nyine turi kuganira ku byerekeranye n'iteganyabikorwa. Niki ishyaka ishema ry'u Rwanda rizashyira mu bikorwa imigihe muzaba mwamaze kurigirira icyizere. Iteganyamikorwa ni naryo rigamije nyine kubahamagarira kuza namwe kwifatanya n'ishema ry'u Rwanda kugira ngo dufatanye uru rugamba tugeze ku Rwanda ubutegetsi n'ubuyobozi tubona bunoze kandi namwe bubanogeye buri munyarwanda wese. Naho mukanya. Iyi ni radio u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radio u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radio u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyi ni radio u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.